Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze hano kuri Neizo Vibes Fair. So hano ngiye kubereka uburyo ki cyangwa se project abantu bakunda kumbaza, ariko ibyinshi cyane ni ibintu bijyanye na website. So hari abantu bakeneye kuba bakora nka website z'inkuru, website wenda zitandukanye, ariko cyane cyane like a blog website cyangwa se news management website. So ahangaha nabazaniye website ebyiri z'inkuru. Ushobora kureba imwe muri yo wayikunda ukambwira ati nanjye iyi nkuru cyangwa se iyi website uyinkoreye byaba byiza, gusa bitabujijwe ko wanyandikira n'ubundi website ushaka uko yaba imeze nkabasha kuyigukorera. So reka twihute cyane kugira ngo video itaza kurambirana. Ushobora gusura Neizo XYZ cyangwa se ukanyandikira, byose ni ibintu bikunda neza cyane bigacamo tukarushaho kubana neza ijana ku ijana. So rero iyi website yanjye urabona hano hejuru igira icyo bita logo, ikagira hano aho ushobora gushyira izina rya website yawe. Hano tugira icyo bita ibijyanye na time, isaha igezweho ako kanya igomba kuba iriho, itariki y'uwo munsi ikazaho. So hano hejuru tukagira icyo bita climate, uko igihe gihagaze aho hantu, ibijyanye n'ubushyuhe. Tukagira search, ahantu ushobora gusacinga ikintu kuri website, ndetse tukagira n'iyo bita like se nakubwira ngo ukira dark mode cyangwa se light mode, ushobora gukanda website yawe igahindura amabara. So undi mwihariko iyi website igomba kuba ifiteho hano nuko ifite multiple language, igira indimi enye. Bivuga ngo nimba hano ndi mu Kinyarwanda, website ibintu byose biri kuri website biba biri mu Kinyarwanda. Iyo nje ngakanda hano muri English, ibintu byose biri kuri website, inkuru, ibiki byose bihinduka mu Cyongereza. Niba ari inkuru ziriho zose zihita zihinduka mu Cyongereza, zose ziri auto translation. Urumva ko ni nziza cyane. Naza ngashyira mu Gifaransa, na za nkuru zose zari ziri mu Cyongereza zigahinduka mu Gifaransa. Urabona ko iyi website ni nziza cyane, ituma ibintu byawe bigenda neza. Washyira mu Giswahili, na za nkuru zose ibintu byose biri kuri website bigahinduka Igiswahili. Hano urabona ko byose biba byahindutse muri Kiswahili. Wenda reka mfungure nk'iyi post nk'iyi ngiyi, nkugiye kuyifungura ngo abashe kugira gute, abashe gukora preview, abashe kuyireba. Okay, murabona ko inkuru yanjye yafungutse, ariko ije iri mu Kinyarwanda, kandi ntabwo nshaka ko nyisoma mu Kinyarwanda. Rero ngomba kugira gute, kuyishyira mu Cyongereza. Hano ninkanda mu Cyongereza, ya nkuru yanjye n'amagambo yose yanditse araza kuba ari mu Cyongereza. Ninkanda mu Gifaransa aze ari mu Gifaransa. Uvuge ngo inkuru iri auto translate mu Gifaransa. Bivuge ngo noneho hari igihe noneho nk'uwo muntu hari igihe uwo muntu aba atazi, wenda nko afite nk'ubumuga bwo kudasoma neza, akabona kwa kundi umuntu arenda gushyiramo rinete ariko akaba yumva nk'Igifaransa cyangwa Icyongereza. Ushobora gukanda hano hari ekute. Iyo ukanze hano hari ekute, inkuru ihita isoma, igahita yivuga yo ubwayo, igahita igenda iridinga amagambo ikayasoma, ikabasha kugusomera. Nuko ino recording yanjye itari kurikodinga, ariko ahangaha inkuru ihita igusomera. Waza ugashyira hano muri English, hano nanone ugakanda kuri listening, iyo nkuru ihita iyisoma mu Cyongereza. Ubwo wabikanda hano cyangwa se ahangaha, iyo nkuru ubwayo ihita ibiswitchinga mu Cyongereza. Urumva ko ibyo bintu ni byiza cyane cyane. Ariko bivuge ngo iyo website ni nziza cyane. Ushobora guprintinga inkuru, ushobora gukanda hano kuri print, warangiza ya nkuru yari yabaye published ukaba wayiprintinga, ikaza rwose igasohoka ku rupapuro imeze neza, ibintu bitamenyerewe ku zindi website, ibintu bitamenyereye ku zindi platform. Okay, reka twigarurire mu Cyongereza cyangwa Ikinyarwanda cyacu. Hano hejuru hano tukagira na zama icon, Facebook, X n'izindi, aho umuntu ashobora gukanda agahita yingukira kuri iyo icon. So rero hano tuje twareba hano hari icyo bita breaking news. Breaking news ni za nkuru zanditswe vuba, zimwe ziri kugenda zimaze kwandikwa ako kanya, ziba zirimo ziraslidinga hano hejuru, zikora icyo bita roll, ziri kuroringaho hano hejuru. So urabona dufite amapeji atandukanye. Iyo ukanze kuri page nyine tusangamo n'inkuru zijyanye n'iyo page. Tukajya n'akandi kantu bita live. Live rero hari igihugu ukeneye gukora nka live, wenda hari nk'ubukwe bwabaye, event runaka cyangwa ikindi kintu, ukaba wavuga ati muze kuyikurikira kuri website yanjye. Muze gukurikira live kuri ya website yanjye runaka,
niho biraza kuba biri guca biri kunyura biri live. Ahangaha rero wemerewe gukanda hano hari live, then nuko bitewe na network yanjye mfite itari guhita iza yirukanka, ariko hano hitazamo aho ushobora gukoreraho ikintu cya live ukayikonegitinga, bivuge ngo muri admin niwe ubasha kubibona akabasha kubikora. Ndaza kwereka ukuntu admin yayo nayo imeze. So hano hari related articles, murabona ko hano hari n'imyanya igiye ari iyo kwamamaza. Mureka tujye nko kuri home page kugira ngo bibashe kurushaho kugaragara neza. Njye kuri home page kugira ngo bibashe kugaragaraho neza byihuse cyane. So urabona ko inkuru ni nziza cyane. Hano hasi ifite inkuru, ifite hano hasi kuri futa yaho urabona hariho amagambo, mbese iri arranged neza cyane. Uramutse uyikeneye nk'iyi ngiyi wanyandikira kuri iyo nimero irimo iraca hano hasi iri kugenda islidinga, nkagufasha. Iri kuri WhatsApp wanyandikira, kandi nkwibutsa gukora subscribe. So reka turebe kuri admin yayo. Admin yayo ngira ngo urayibona ko nayo imeze neza, yubatse neza. Nubwo hano nayishyize mu Kinyarwanda ariko wahindura mu Cyongereza kugira ngo ubashe kuyisoma. Nimba hano isesengura ni nka iyo tuvuze hano ni kuri home, imbaho ni kuri home, nuko buriya translation bayikoze nabi. Isesengura rero ni nko kuvuga ngo wenda like isesengura ni nko kuvuga nka analytics cyangwa se nyine ibiba byagiye bikorwa. Ingingo ni za nkuru za articles zawe ugomba kugenda wandika hano hejuru, ingingo nshya, gukora inkuru nshyashya izaribwa. Mbese iyi home page nayo niyo umu admin akoreraho ari gukora biriya bintu byose twebwe tubasha kugira gute kubona. So iyi website niba uyikunze ukaba ubona ari nziza cyane, wanyandikira kuri WhatsApp nkagukorera nk'iyi ngiyi, cyangwa se nkahita nguha n'iyi ngiyi ugahindura credential, kuko zino website mba nakoze ntabwo ziba ziri published, ahubwo ndazibika. So reka twigire ku yindi website yindi ya kabiri. Ino nayo ni website yindi ya kabiri. Murabona ko appearance yayo igize gute, itandukanye n'iriya twari turiho. Ngira ngo nayo uyirebye ifite nayo hano hejuru ahantu dushyira izina rya channel, tukagira amatariki date, gusa amasaha ntago yo ariho. Hano amasaha nayamanuye nyashyira hano hasi. Ahangaha mubona ndi guselectinga niho nashize amasaha. Hano ndaza hano search irahari, language nayo ifite ubwoko bw'indimi enye buhinduka. Nimba nkanze mu Cyongereza, all content zijya mu Cyongereza. Ninzajya nkanda uzajya ureba content zose zijya mu Cyongereza. Noneho France content zose zijya mu Gifaransa, even na comment umuntu yakomatinze ku nkuru iti ziri mu Gifaransa. So nkaza hano Igiswahili byose bihita biza bikajya muri Kiswahili. Ubona ko rwose nta kibazo. Nayo tuje ya mapeji yose ngaya, twaza kuri live TV bivuge ngo nawe ahangaha ushobora gukora live streaming ukayapiaringaho hano abantu bakayireba. Nimba ari na radio ufite ushobora kubroadcastingaho radio ho hano, nayo iyo radio ikagira gute, ikabasha kuvuga. Urabona ko nayo imeze neza cyane. Igira na ka gace ka section ka breaking news, aho inkuru nshyashya zigenda zislidinga hano hejuru. Nazo urazibona, ifite amaslide ushobora kugenda wimura bitewe n'inkuru nshyashya zahageze. So tukamanuka, urabona breaking news, latest news, tukaza tukamanuka trending news, most related news, tukaza editor picks, izo editor ya pickings, politics, business, technology, sport, health, entertainment, izo muri Africa, izo ku isi yose, gallery nimba ukeneye gushyiraho gallery. Mbese ibintu byose biri arranged neza. Subscribe akabasha gukora subscribe news ho hano, then agakomeza. Hano urabona ko dufitemo ya kuri futa yacu, tukagiraho also this nibi ngibi. Mubona ko ifite twashyizeho inshuro enye cyangwa se arrangement y'ibintu bine muri futa yaho. Urabona ko ibintu biba bigize gute, biba bikoze neza fresh. Nayo reka tugerageze guhindura language turebe, dushyire nko mu Giswahili. Urabona ko bita binduka mu Giswahili, kitusu, tanga, waslim, biririri n'ibindi byinshi nyine ntamenye uko biba bimeze. Okay, dark mode nayo igira dark mode, ikagira na white mode. Nayo ngira ngo urabona ko nta kibazo cyayo. None nayo ikagira icyo bita home admin yayo nayo ngira ngo urayibonaho hano. Admin yayo dore ngiyi nayo dashboard articles, nako nayo ifite dashboard aho ushobora kurebera umubare wa articles, abarebye, comment, abakoze subscribe, n'ibindi bitandukanye. Category
hano kuri category ushobora kumanaginga amakategori ukayeditinga, add new category, remove. Ushobora kuza kuri articles ni inkuru ziba zanditse, ushobora kuza ukareba inkuru, ushobora kweditinga inkuru, hano edit nimba inkuru yari yanditswe ukabasha kuyeditinga, nkwereka ko iyo nkuru yawe ugomba kuyikora mu ndimi eshatu kugira ngo ibe translation neza, kuko nuyikora mu kinyarwanda gusa igakora translation iraza kugira gute, hari igira translating ikinyarwanda nabi, ariko iyo bibaye byiza ukayikora translation birayorohereza cyane kugira ngo ibashe kwitranslating. Hano urabona ko umuntu wakoze iyo nkuru n'ibindi byose ukagira gute ukabasha kubikora neza fresh. Tukagira tags nibyo uri bukore, comment abantu bakoze comment ushobora kwa prova comment cyangwa ukayipendinga, newsletter urabizi niba abantu baba barakoze subscribe, ukagira na setting aho ubasha kumodifyingamo platform ukayihindurira nk'izina, ukayihindurira ibintu bitandukanye. So indimi language, primary language ni uruhe rurimi ruri primary ukaruhitamo bitewe n'ibyo ushaka, ibintu bikarushaho kugira gute kugenda neza fresh. So rero nimba wakunze iyi website, wakunze ibingibi rwose nagira ngo nkubwire ngo unyandikire ahantu dukorane neza cyane, ibintu birushaho kugenda neza fresh.